Kazungu, famiye Hasani na famiye Viateur nibo bonyine batari bucibwa amanda, abandi bose bari hano. Moya nago turi bubiburaneho kuko undi waje nkurikiye ageze hano saa 8 hafi n'ibota 20 niwe muntu waje nyuma yacu. Wowe nawe waje wakerewe urongera uranagenda nawe uragumamo. Bo ibyo rero nagira ngo tunabikemure. Niyo mpamvu ku rubuga wigeze ubona nimero yiriho ntayibaho. Ikintu cyose utariho wenda dushaka kuza kukubabarira gake, ariko kuvuga ngo umuvugizi w'umuryango ikintu aberaho niwe umenyeshwa amakuru yose y'umuryango. Igihe adahari amenyeshwa umuyobozi wa sociale kuko niwe ushinzwe ubuzima bw'abanyamuryango. Umuyobozi w'umuryango we ubundi ntabwo mwakagombye kujya mugira icyo mumubaza kuko wahabwa raporo n'abandi yabashyizeho. Nuvuga rero nujya gusaba gahushya ugasaba undi muntu ari we wese, ukabyara ukabimenyesha undi muntu ari we wese, ukagira ibyo ukamenyesha undi muntu ari we wese, jewe tuzita yuko ntabwo tuzamenya ko twabimenye. Abantu bashinzwe sociale cyane cyane ubundi nibo bakagombye kumenya imibereho yanyu. Abo ngabo barahari, hari abasekreteri urimo kwandika, hari abashinzwe sociale, abo ngabo mwakomeje bamenyesha ibijyanye no gucererwa. Impamvu navuze ngo nta muntu turi bwemerere yuko yasaga hoshya, nta muntu numwe wigeze ampamagara ngambwire ngo ndasaba gahoshya. Bivuze ko umuntu utaje wese yasibye. Ubundi niko biba bimeze mu mategeko. Uriya nawe impamvu mwabonye yashyize ku rubuga nkahita musubiza kuriya, niba ufite ikibazo, hari igihe ushobora kugira ikibazo kiri personnel ku giti cyawe ariko kigutuma gishobora gutuma utari buze mu nama, ariko kikaba ari ikibazo cyawe. Icyo gihe ntabwo bishyira ku rubuga. Ujye ucinyuma mu gikari umenyesha umuyobozi, umubwira uti bitewe n'impamvu iyi n'iyi wenda bigenze gutya, aze kuza hano mu nama agira iki akuvugire. Bura hari igihe dushobora gushyira ibintu ku rubuga ugatuma n'abandi nabo bagira iki bigumura. Niba umuntu ashyize ku rubuga nyishora akavuga ati sabya gahushya, murabizi yuko mu mategeko twatoye yuko ako gahushya kagize iki katemewe. Ubundi agahushya twavuze gatunguranye, hari igihe ushobora kurwara cyangwa se wenda ukarwaza nk'umwana cyangwa umugore akaba yarwara cyangwa nawe ukaba warwara. Ibyo ni ibintu biba bigize iki biba byumvikana kuko uburwayi burya ntabwo buteguza. Bishobora kuba nyijoro, bishobora kubona mu gitondo. Burya ubuzima bwacu tumeze nk'imodoka. Imodoka niyo watsa mu gitondo ari nzima wayiparika wajya kwisubira muri kanga kwaka. Bura n'abantu niko tumeze. Ushobora kubyuka uri muzima ariko byashyikamo hagati bikanga, icyo gihe ibyo biba byumvikana. Ariko nawe ushobora kumbwira ngo ufite ubukwe ngo waraye ubumenye nyimugoroba ngo nibwo usabye gahushya. Ushobora kugira urugendo rutunguranye, ibyo nabyo biremewe bitewe n'impamvu. Icyo gihe urabimenyesha, ariko ntago ari byiza burya gucisha ibintu byose kuki ku rubuga. Kuko burya hari ibintu ushobora gucisha ku rubuga ukavuga uti ngo wenyuje yaravuga ati nge simpari. Dushobora kuvuga tuti uwo muntu tumuhaye gahushya, ejo nawe hakagira undi yabikora mwamwangira agahita avuga ati wa undi ko bwagize iki ko mwabimwemereye. Ariko waciye mu gikaro ugasobanura impamvu bitewe n'impamvu. Hari igihe bishobora kuba burya iyi si turimo ni ubuzima. Ushobora kubona nk'ikiraka cyihutirwa kirimo n'amafaranga menshi, bikaba ngombwa ko ushobora gusimbuka ukajyayo. Icyo gihe ushobora kubivuga hanyuma ukagenda, kuko burya umuryango ukennye nawo ntago ari mwiza. Burya umuryango wa mwiza itende bivuze yuko abantu bataciye muri izo nzira, kandi muri ko amategeko twayatoye mwese muri kumwe tukayubahiriza. Nuvuga gusaba gahushya tuzajya tugira inzira bicamo. Niba bitunguranye nabyo tuzajya tugira ahantu tugize iki tubinyuza. Niyo mpamvu navuze nti uyu munsi umuntu wese wasibye agomba kubihanirwa. N'umuntu wakerewe mu rubuga yuko twababwiye ubushize. Shabani yigeze kumwanga umudamu we ngarirwa amagara ngo amagare yamufashe. Ni nayo mpamvu inama iriho ukora uko ushoboye kugira ngo witegure ibyo bibazo byose. Ushobora no kujya mu modoka yerega igapfa. Niyo mpamvu niba ari buhaguruke saa 5 uvuga ngo hano ndakora iki saa 1, haguruka saa 3 kugira ngo ushyike aho ushyika hakiri kare unitegure. Ubwo urumva nawe abafite ikosa. Niba yarazi ko dufite inama akagenda kararirwa amagana azi ko ari umuyobozi, ntabwo uyu munsi yaza ngatubwire ngo yagize ibyago. Ntabwo bishoboka. Kandi twajyaga kumubabarira, ariko umugabo we wakerewe, uruva famiye yose yakerewe. Iyi mwiza ko hagera kare
byajya kuba byoroshye. Tuvuge ni niba Karera ari hano umudamu wakashika, niba umudamu yashika saa 8 undi akaza saa 11 ntago aba yakerewe. Oya ntago aba yakerewe kuko famiye yahagarariwe yahageze mbere, ariko no famiye yose imwe yagirwa amangana n'iri Kigali nayo irakerewe. Ubwo rero baraza kugira iki, baraza kwihangana. Niyo mpamvu abantu bose turi buze kugira iki, kubahanira muri rusange. Rero nkuko ibyo ngibyo byo ndumva byakemutse, abantu bose bari hano ugenda ubashyiraho ngutyo kwa kundi. None habataje nagira ngo wenda mu bantu bataje umuntu wenda baba basabye agahushya mu kumva ari agahushya gafatika kazima. Niyo mpamvu inama rusange burya niyo ifata ibyemezo. Mushobora kumva muti wenda yatumye perezida nawe abafite ubushobozi wenda bwo kuvuga ati uyu muntu wenda yansabye agahushya. Niba hari umuntu asabye agahushya, ubwo uwo batumye arahagara hana dusobanurira impamvu uwo muntu wamutumye n'ibyo aribyo nimwumva abanyamuryango kuko bifatika turamubabarira, ariko nimwumva bidafatika nawe turamushyira mu bandi. Ninde muntu batumye kugira ngo atubwire ati umuntu yanumye bitewe n'impamvu iyi n'iyi. Abakuru buga ku rubuga zimazeho iminsi shapa. Ubwo wowe nawe mufama murafatanyije icyo cyaha aho kuko wenda nta nama mugifite mu baganga. Ubona ari umuganga n'undi w'indi twasinye. Aho urabona ko kwitabira kwabo barabigoye kubera ko samutema bari mu bintu by'ubuganga. Ariko buzuza inshingano zindi zibanye. Hari umuganga ariko wigeze no kuza we ujya witabira uriya we sinzi. Yitabira niwe wabuze uyu munsi rero. Birumvikana. Ariko nanone wenda ngira ngo dusaba abanyamuryango nk'umuntu umaze tugiye kugira amezi ukundi kwa gatandatu, umuntu akaba amaze amezi byibuze 3 ataza mu nama cyangane, uwo muntu muracyamufata nk'umunyamuryango. Nagira ngo wowe nka Shabani wenda ubimenyereye uraza kudufasha uturebera abantu bitabira. Hari igihe umuntu ashobora kwitabira wenda akagira ibyago agasiba nk'umunsi umwe, ariko hari umuntu usibo inama zose twagira ngo tuze kumenya ahantu twahereye inama. Hari umunyamuryango utaritabiriye n'inama nimwe, uyu munsi mukaba mukimufata nk'umunyamuryango. Numva kugira ngo tujye dufata list tuvuye ngo dufite abanyamuryango benshi badafite umumaro, twasigarana abanyamuryango bace beza tubasha no gukontorora wa wundi. Ni ubundi umuntu yamaze amezi 3 atitabira inama, uwo nguwo ndagomba no kuba hagaritswe, yazashaka kugaruka akongera kabisaba. Amezi 3 atitabira bivuze ko abanyamuryango bitabira inama, hari umuntu yitabira inama rimwe kabiri gatatu undi ko burya hari ikintu ngiye cyangwa kugira ngo tuvuge muri abantu bakuru baba babizi. Buri umuntu ukora kugira ati aho kugira ngo uburi inshuti uzabura amafaranga, umuntu akumva yuko niba yohereje amafaranga 2 ubwo arimo 2 twese dufite, nta muntu udashobora kujya mu kazi ke ngo yohereze 3,000, nta n'udashobora kujyayo ngo akorere 5,000 cyangwa 10 yohereze 2. Ariko icyo dushaka cyane cyane ntago ari amafaranga, tuba dushaka abantu tujye hamwe twishyire hamwe tunamenyane, hanyuma ibyo amafaranga nabyo bizaze nyuma, ariko abantu bamaje kugira iki, kubaka urukundo. Ni nayo mpamvu twashyizeho kujya mu ngo z'abantu kujya kubasura. Ndahamya neza yuko abantu bari bazi Haji ari abantu bake, abantu bari bamuzi n'abantu bake, ariko kuba tugeze aha ngaha ni iby'agaciro gakomeye cyane. Mwabonye kuva twahashyika mbere uburyo yatwakiriye, uburyo twari kumwe, uburyo ni ukuvuga ngo ashobora kuba buri umwanya ariko umufasha waraza, ariko akaba buri umwanya ariko afitiye urukundo babana. Hari nawe ushobora gushyika washyikayo undi akabahunga cyangwa akigendera, ariko uburyo yatwakiriye ni cyerekana urukundo yaradufitiye no gushaka nawe kugira ngo abashiki kutumenya. Ndibaza ubutahisha Imana izamufasha, hari igihe rimwe azajya asimbuka yabonye akanya aze twifatanye, kuko buriya ibitekerezo by'abantu nk'abariya nabyo biba bikenewe cyane mu nama kugira ngo twereke uko ubuzima babwubaka, kuko hano haracyarimo abana batoya, haracyarimo n'ingaragu byanze, sinzi icyo tuzazikorera. Rero nagira ngo wenda duhere ku kibazo nk'uko twatangiye. Nagira ngo kubijyanye n'inuza n'abanyamuryango n'ubwitabire bw'abanyamuryango n'urukundo rw'abanyamuryango, nagira ngo nsabe wenda Karera dufashe nawe niba hari icyo ari bwongereho kugira tujye tuvuga ku ngingo imwe tumaje kuyumvikanaho. Aba bantu twafatiye ibihano niba wenda harimo numva yarenganye mu gukererwa aribo bishyiriyeho amasaha,
nawe atubwire ati narenganye, niba muri aba bantu tuvuze ati abantu basibye tuzabahana, niba mwumva tubarenganyije nabyo mubivuge, no kugira ngo impamvu turi umuryango tujye twisanzura, apana kuva hano umuntu agera hari avuga ati ariko baturenganyije baturenganyije. No, niba twaravuze ngo inama ni saa 8 ni ugutangira kw'inama, ntago ari kuva mu rugo kw'abantu. Ngewe nzageze ndi hano, njye nageze na 55 hara ku rugi baza Shabani arimo kuvuga ngo kingura. Ngewe ure gahunda ni gahunda, ubwo niba nakerewe ubwo nanjye bwo nzahanwa. Nta muntu hano udafite uburenganzira bwo guhanwa mu gihe yishiki amategeko. Kadusabe Karera dufashe nawe kubijyanye n'aya mategeko y'aba bantu, hanyuma tugera ku ngingo nihagira n'undi nawe ufite igitekerezo, inyunganizi n'ikifuzo twese tujye tubivaho, dufata umwanya muto kugira ngo duhite tugira vuba vuba dusubire mu ngo zacu hakiri kare. Murakoze. Nuko twakubahiriza amategeko. Rero abayakandagiye turemera icyaha kandi tugatanga n'icyo amategeko asaba kugira ngo n'ubutaha tutazongera. Iyo hajemo koroshya amategeko ibintu birapfa, ariko uko ahagaze tuba tugomba kundumva twayubahiriza uko bikwiye. Hanyuma ku kijyanye ni wenda ikindi natanga igitekerezo ku kijyanye n'abo bantu, nimba tumaze amezi 6 nibura umuntu akaba ataritabira 30% by'ibikorwa byacu, mu by'ukuri byagorana kumva yuko umuntu turi kumwe. Wenda dushobora nkeka twakiha nk'andi mezi wenda nk'3 cyangwa 2 cyangwa se tukabibarira mu gihembwe, nibura kugira ngo tuzamenye ba bantu bacu turi kumwe. Hari abataboneka kubera impamvu, kuko nk'ubu ngubu dushobora kwakira umuntu uri muri Amerika akavuga ati iyo famiye nanjye nyirimo mu kuburyo ubu cyangwa ubundi, ariko ibisabwa nzajya mbitanga. Tukaba tubizi ko impamvu ataboneka nuko adahari, icyo gihe nk'uwo muntu nta kibazo. Ariko ifuni bagara urukundo nta karenge, icyo dushaka hano ni urukundo, gukundana hagati y'amafamiye iyo twese hamwe. Umuntu utitabira ibyo bintu ahari byagorana, ariko nkuko haje avuga ati simboneka, famiye ni abantu babiri, byagorana ko abantu babiri baburira icyarimwe, ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, amezi akaba 5, babiri bagize famiye nta n'umwe uhagararira famiye. Nge nuko mbyumva. Ntabwo bino bintu byose ibyo turi gukora n'inyungu tubibonamo, ntabwo abantu bose babibona kimwe natwe. Hari abibona nk'imirengwe, kuba twabuze icyawe, bibona nk'abapfusha ubusa igihe, ntibabihe umwanya. Abo rero ni abatazi agaciro ko kugira umuryango, ko kugira inshuti, ko kugira umuvandimwe. Abo rero tuzababona, ibyo dukora babica intege, bange no kwitabira hamwe natwe, ariko icyiza nuko tuzasigara turi bakeya beza. N'ubundi ngo hari igihe biba ngombwa ko uburo bwinshi butagira umusaruro. Igitekerezo cyanjye ngiye ni icyo ngicyo, ni ukuvuga ngo abo ngabo abamaze amezi 6 bataza bo wenda twareviza social yabaza, umuntu ashobora kurwaza amezi 6 nta cyangwa se akanga no kubivuga, hagiye abari n'impamvu social yakurikira inyuma, yaza gusubira inyuma ikabaza yase ko tutakikubona, byagenze gutura amahoro, se famiye yacu bimeze bite. Hanyuma abo ngabo tugasigarana bakeya, abantu bagenda baza, biba byiza. Murakoze. Ngo wenda tunagire wenda n'abantu bashira impungenge, no kuvuga ngo iyo sociale yatangiye gukora, umuntu ifasha n'umuntu ujuje ibisabwa. Shabani mpamvu nari ndavuga ngo cyane, no kuvuga ngo niba tuvuga ngo tugeze ku mezi 6 ukaba warataza amezi 4, ubwo no kuvuga ngo sociale ntago ikureba. Ibijyanye na sociale ugize ikibazo, ikintu cya mbere umuntu yagira ikibazo cya sociale, tubaze abantu bashinzwe sociale niba yujuje ibisabwa. Ni nayo mpamvu kuvuga ngo wenda sociale yacererwa byaba bigoye. No kuvuga ngo ubundi sociale ifasha uwujuje ibisabwa, kandi n'abanyamuryango babimenye. Niyo muri sociale wamoje gushyiramo 20,020 ugashaka gusezera, ntaga amafaranga sociale asubizwa. Buri muntu wese uri aha ngaha abimenye. Nuwo ngo washyizemo ubwo ngubwo bibira akagenda, abantu uzamushimire, ni inkunga yarayiduhaye, nta kibazo, turamushimiye. Ariko no kuvuga ngo burya amafaranga sociale nasubizwa. Nituzatuye gufasha umuntu wa sociale, tuzatureba ubujuje ibisabwa.
niba dufite amezi 6 ubwo yujuje amezi 6 agize ikibazo turamufasha nk'umuntu wagize iki, keretse wenda tuvuge turi mu kwezi kwa 6 nk'ubu turi mu kwa 6, ntago ushobora guhita uvuga ngo umuntu utari wagutanga we ntago ari he, ari muri sociale. Niyo mpamvu nazo tuzatangira kuyikoresha ukwezi kuzakurikiraho, kuko nibwo umuntu wese n'ufite ikirarane cy'uyu munsi azaba yamaje kugira iki, kwishyura. Nuvuga ngo niba twinjiye mu kwezi kwa 6 hari umuntu utayafite, bivuze ko ukwezi kwa 6 kuzarangirana no ku kwezi tugiye kuzatangira. Ahubwo nuvuga ngo kundi kwezi ahantu tuzaba twaragiye, umunyamuryango wese arasabwa kuzaba yujuje ibisabwa kugira ngo tugende muri kandi nkurikije amafaranga mwari mwaratubwiye ubushize n'ibirarane twari dufite n'abantu bamaze gutanga, ndumva sociale kuri kwezi gutangiye itangiye gukora byaba ntacyo byaba bitwaye. Ikintu twasabye nuko umuntu ufite ubukwe, hari igihe dushobora gukora muri sociale bitewe n'ubushobozi dufitemo, amafaranga akaba yahita ashiramo bitewe n'abantu baziye rimwe, ariko no kuvuga ngo tuzajya tubanza turebe mu kigega dufitemo amafaranga angahe. Noneho umunyamuryango wagize ikibazo, buryo umunyamuryango dukora mu kigega tutagiye kubaza ngo duteranye ngo tugire iki, ni umuntu wagize ibyago byo kuba yagira ibyago gupfusha, aho mufatama. Ariko nk'ubukwe bwe kubera tunabwitegura, dushobora kuvuga tuti mu kigega dufitemo amafaranga make, mureke dushake ubundi buryo dufasha wa munyamuryango tudakoze hehe mu kigega. Ibyo byo birumvikana, ariko iki gihe cyamaye kuba kinini, ndumva ibyo ngibyo nabyo tutagenda tubivaho bitewe n'ubushobozi tugiye dufite. Wenda mu gihe barabakirimo kuturebera, twavuze yuko wenda nk'abantu batari bamenyera umuryango, twavuze yuko sociale akamaro kayo ari ugufasha abantu mu gihe bagize ibyago. Twavuze yuko icyambere sociale niyo mpamvu navuze ngo n'ubuzima, uramutse ubuze nk'undi muntu uhamagara ushaka kuvuga ibintu by'umuryango wanyura ku bayobozi bashinzwe sociale, kuko bari bafite umuryango wacu mu buzima bwabo. Twavuze yuko umuntu uzarwara ari naho tugiye guhera akamara iminsi 5 kwa muganga, uwo muntu sociale izajya imugenera amafaranga azajya amufasha kwa muganga. Icyo gihe kubera sociale yacu tugitangira twe twashyizeho ko tumuha amafaranga 20,000. Ikindi tuvuga ko umuntu wageze kwa muganga ukigerayo bakaguha ibitaro, usabwe kubimenyesha abantu babishinzwe kugira ngo batangire kukugemurira. Wenda turimo kubwira wenda nk'abantu akamaro ka sociale. Umuntu wagiye kwa muganga twebwe dufite uburenganzira bwo kumugemurira kugeza igihe azavira kwa muganga dusimburana. Wenda ndimo ndabwira haji wenda we kugira ngo yumve wende sociale yacu kwikora, nuvuga ngo niba umuntu agiye kwa muganga uyu munsi akatumenyesha, ejo dutangira kumugemurira. Hari liste twakoze y'abanyamuryango bakamugemurira, utabonye umwanya wo kumugemurira avugana n'umurwayi akamwoherereza amafaranga y'ingemu asimbura ingemu, kuko ari muganga bakamuca amande. Yena navuze yuko ayo mande koko buri yuri umuntu uri kwa muganga niwe bahemukiye, ari ya mande yajya ahabwa umuntu uri kwa muganga, apana kuyafata ngo tuyashyire muri sociale. None dunumva twaba twikunze cyane kurenza wa muntu bahemukiye, akaba wenda yakoresha n'ubundi bushoboza kuye handi cyangwa se byamugoye. Icyo gihe numva amande twaza tuyashyikiriza uwo muntu wagiye kwa muganga. Iyo bimeze nk'ucyo rero twabwiye ko ni hashira iminsi 5, buriya kuntu ubundi bijya bigenda. Iyo bavuze ngo ni iminsi 5 bakaguhereza ya mafaranga ukaguma mu bitaro, ubwo ngubwo nacyo muraza gushaka ukuntu tukigaho. Urumva hari igihe ushobora kumara iminsi 5, ariko ya minsi 5 bikaba ngombwa yuko uzanyera ukamaramo nk'ukwezi. Ese ya mafaranga 20,000 baguhaye ni azagwa ari 20,000 cyangwa hari ukundi kuntu sociale muraho hari igihe sociale ishobora kuzagira iki, kuzayongera. Icyo ni kimwe mu byo turimo turavuga, turimo kugira tuvuga akamaro ka sociale, ubwo nyuma abantu baraza kugenda batanga ibitekerezo n'inyunganizi. Ikindi sociale twavuze yuko umuntu uzagira ubukwe azajya butumenyesha mbere y'ukwezi yuko ubwo bukwe buba. Ni ukuvuga ngo ubukwe twavuze yuko ubukwe bushingiye ku bantu 3. Twavuze hari umwana, hari mama we, tuza no kongera ndibuka akarera ashaka ko araho bivuze ngo
hari igihe ushobora kuba ufite umwana wenda utabyaye ariko ari wowe umufite mu nshingano zawe umurera, kuko murabizi neza muri iki gihe turimo bitewe n'ibibazo byabaye muri iki gihugu, hari abantu b'abana bafashe inshingano zo kurera abavandimwe babo. Uyu munsi wa none cyangwa se umwana ukaba ufite umuvandimwe yarakuriye iwawe, ari umwana akuriye iwawe, ari nibyo turimo gusaba abanyamuryango. Niba uzi ko ufite umwana urera ukaba ubizi ko uwo mwana umurera, turasaba yuko wazabitumenyesha tukabimenya, kugira ngo nihagira ikintu kiba cyangwa se kimubaho cyangwa se cyaba cyiza cyaba ikindi, tuzagutabare nk'umuntu wagize ikibazo cyangwa se dutabaye nk'umuntu wagize ikibazo ku mwana we. Uwo mwana nawe ameze nk'aho ari iki, ari umwana wawe, kuko hari igihe ushobora kurera umwana afite imyaka 10 agakurira iwawe ukajya kumushyingira. Ese uwo mwana hari indi famiye aba afite, nta wundi muryango aba afite, ni wowe wamureze. Ikindi twaje kuvuga, uwo nguwo we nawe dushobora kuza tumufasha nk'umuntu wakingiye umwana. Ikindi twaba turimo kuvuga twavuze ni umuntu tuvuge wenda ngewe uri muri famiye ahangaha urashaka gushyingira umuvandimwe wawe, kandi ukeneye yuko abanyamuryango tukuba hafi. Unatubwiza ukuri, tubwira uti uyu nguyu ni umwana wo muri famiye, ariko burya hari abantu bakuru mu muryango ibibazo byose aribo babikorera. Ukaba washaka gushyingira umwana aba no mu cyaro cyangwa se abahehe, bakamukoherereza ngo uzajye kwa so wanyu cyangwa se uzajye kwa mwene wanyu ariho ubukwe buzabera, akaba ariho babishyiraho. Icyo gihe iyo ugiye gukora ibintu nk'ibyo bisaba kuba ufite abantu mwabanye. Mu bantu mwabanye natwe rero turimo. Icyo ukora tuzanira invitation, twarangiza ikintu wera tutazakora kubera batari umwana wawe cyangwa se umuvandimwe wawe wa hafi, twavuze nka wa wundi wenda wareze, ikintu tuzakora tuzagushyigikira nk'abanyamuryango, tuzagutwerera nk'uko ubundi abantu bose dutwerera se ubundi tuba tubaze. Nuko tuba twarahuriye aha mu kazi, twahuriye ahantu dukora, ni umuturanyi wawe, ni uwahe, akakuzana invitation nawe ukamutwerera. Noneho nkaswe umuntu turi kumwe nk'aha ngaha, nuvuga uzana invitation tugutwerere, niturangiza ubwo bukwe tunagira iki, tunabutashye. Byakabaye byiza nitugira ibirori nk'ibyo, imirimo imwe ivunanye, burya no abantu benshi batajya bataha ubukwe, imirimo ivunanye nituzahombye kujya tuyikora. Hari igihe mutaha ubukwe bw'umuvandimwe mwese, buri muntu akajya caga ugashiduka nta muntu n'umwe asigaranye nawe kandi yari afite abantu. Kandi nyamara niba twakoze ibirori twahombye kuhava bigize iki, birangiye, tukamenya tuti umuvandimwe turamufashije, ibirori arabishoje, turatashye. Ni nayo mpamvu rero umuntu uzayagira ibirori nk'ibyo, ha hantu habi baravuga ngo nyiri umupfu ni ufata hano, ha hantu habi ukeneye ba bantu muzaba muri kumwe paka ubukwe burangiye, uzajya ubishyiramo abangaba kugira ngo twebwe tube turi kumwe nawe paka igihe biri burangirire. Niba ari n'ibyago wagize, nitwe twagombye kuba tugize iki, turi hafi aho ngaho. Nka kwa kuri abantu bacana inko akabitwe tuya kuzikorera, abantu bashaka ibintu akabitwe tuya kubishaka, abantu bashaka icyo abantu bakaza ari ni abantu bose bakajya baza bavuga ngo wa muntu afite abantu agize iki, ari kumwe nabo. Twavuze ku bantu, ubu turi kuri sociale y'abantu y'amafaranga dutanga, twavuze yuko umuntu agize ibyago cyangwa umuntu akuze uko tumuha amafaranga 50,000. Ariko impamvu twashyizeho 50,000 nuko aribwo tugitangira. Ubundi 50,000 ntago ari ibyo gutwerera umuntu wakoze ubukwe cyangwa wagize ibyago, ariko aribwo dutangira ko sociale igenda. Ubundi amategeko ya sociale ahinduka bijyanye nuko sociale imeze. Hatazagira abantu bazuba amategeko ya sociale azagumaho ngucya, uko tumenye uko umutungo umeze. Umutungo nuzamuka tuzazamuka, umutungo numanuka tuzamanuka. Ubundi sociale nuko ngwikora. Ikintu twero tuzajya twita ni ukureba ngo sociale yacu itaza kugira iki, gusigaramo ubusa. Ikindi sociale akamaro kayo, twavuze yuko uzatuya gusura umuntu tukamuha amafaranga yo kutwakira, kutugurira fanta, kutugurira amazi yo kunywa. Tunashyiraho yuko guteka cyangwa se kugira ibindi bintu birenze aba ari uburenganzira bw'iki, bwo wakwakiriye, atari iki, atari itegeko. Ari nayo mpamvu hari aho uzajya bakwakire, hari naho tuzajya ntibakwakire. Ibyo ntuzavuye ati kuki byagenze gutya. Ari nayo mpamvu sociale, ikintu ndimo ndaba kuri sociale, twavuze yuko ari amafaranga ya sociale abantu baba bayatanze baba batayatanze,
mujye mudufasha abantu bashinzwe sociale umubare w'abanyamuryango dufite bitabira muyafate muyoherereze umuntu uzatwakira noneho babandi nibayazana bongere bayasubizeho koko ushobora kujya gusura umuntu udafite ubushobozi udafite n'amafaranga yo kugura ayo mazi ariko mwamuhaye yayandi ashobora kuyifashisha kugira ngo abashe kugira icyo abategurira cyane muri case twateranyije amezi 6 dusanze ari 224 haracyari abanyamuryango benshi batatanze buri mezi tugiye dufitemo ibirarane by'abantu batagiye batanga kuva ku kwezi kwa 2 kugeza ku kwezi kwa 6 murakoze icyo mwadufasha no kumenyesha abantu ibirarane nabyo tukabikuramo murakoze nanjye nagira ngo ngire icyo nongeraho ku bintu bimaze kuvugwa cyangwa bamaze kutubwira harimo ibintu bibiri nshaka kuvugaho ikintu cya mbere ariko ndagira ngo mbanze nshime cyane iki gikorwa cyangwa se twebwe nanjye twese ko turi hano nshimira abantu bagomeza kwitabira ku gihe cyangwa se kubahiriza amabwiriza y'umuryango rero ikibazo cyanjye cyangwa se icyo nibazaga ngewe kw'iyo sosiyali cyangwa ibigendanye n'icyo sosiyali yagikora hari ibintu mwavuze cyangwa ari amategeko ariho nyine ko sosiyali izajya ifasha umuntu wagize ibyago cyangwa se wagize ibirori ibindi ibyago cyangwa ibindi bintu bitari ibyago ariko ubukwe mpereye ku byago rero nibazije nese ibyago twavuze ko ari famiye igizwe n'umugore n'umugabo kijyanye nabyo n'ubukwe nabyo wari umaze kugisobanuraho uti nabyo ni abantu bageze iyo famiye hakiyongeraho umwana arera cyangwa se undi muntu arera nabwo aho ngaho naho sinzi nimba nabisobanukiwe neza ariko ushobora no gusanga hari undi mugenzi wanjye uri hano nawe uri kubyibaza ushobora kuba ngize umuryango ufite umugore n'umwana noneho ejo hakaba hari undi muvandimwe wanjye wakora ubukwe cyangwa iki ariko wari wabaye nk'ubisobanuro bavuga ati wenda twamufasha mu bundi buryo sinzi nimba byasobanutse neza ni nayo mpamvu buriya tugera limite tukavuga tuti abantu ba hafi tukagira aho tugarukira nk'ubu ushobora gukora nk'ubu ngubu urugero ntabwo turimo gutongana n'umudamu bashaka tumubwira ngo bashyingiye none se umuntu bashyingiye niba ari mwene wabo azi hano tuzanira invitation ngo ufite ubukwe ariko wowe akagutumira nk'uyu muntu w'inshuti ye umuntu weho wemerewe kudutumira ni wa muntu wowe ufiteho uburenganzira ubona yuko umuryango waramuguhaye ni murumuna wawe ni mushiki wawe kandi ibintu byose ni wowe babigize iki babishyizeho koko nk'ubu ngubu ushobora kuntumira mu bukwe bwawe nkaza burenge sinya nkunda kwicara mu bukwe ukantumira ngo vayo nkaza nkicara hariya ariko umbwiye ngo umuvandimwe wawe nshobora kuza ukampa akazi wambwira ngo ujya kwasinga wambwira ngo ujya kugira ibiki nkavuga ndimo gufasha umunyamuryango ariko hari igihe wowe nawe aba ari mukuru wawe ariko nawe ukaba watumiwe nk'uko nanjye natumiwe kandi ari mukuru wawe ukaba nta burenganzira ufite bwo gufata icyemezo umuntu tuvuga ni wa muntu ufata icyemezo wowe umuntu uko bwabereye wowe ufite ubushobozi bwo gufata icyemezo ukavuga ngo abantu bazakora muri serivisi ni ngewe mbifitiye abantu bazakora protocole ndabafite abantu bazagira ibi ngibi ndabafite icyo gihe akaba nta wundi muri famiye ushobora kugira iki kukuvuguruza ariko nk'ubu tuvuye njye bafite bakuru banje benshi nanjye mu rugo hakaba ubukwe hari nanjye mbutaha nk'abandi ntashobora kugenda gufata icyemezo mvuge ngo ibinda bigenda gutya icyo gihe ntabwo waza ngo dutumire utubwire dufite ubukwe bw'umuvandimwe oya ubukwe twavuze ni kwa kundi ufite umuntu ushobora kuba ufite murumuna wawe akaba agufata nka papa we kuko hari n'ubukwe tujya dutaha bwinshi ugasanga umuntu yambitse mukuru w'ingofero mu mwanya wa se bivuze ko ubwo bukwe bwari ubwande bwari ubwo mukuru we uwo mukuru we rero nawe ni bari kumeza ufite mushiki wawe ufite wowe ujye utuzanira invitation
ariko tuvugiye hari ibintu urimo gukinisha muri sosiyale. Umunyamuryango tumwemerera 50,000, ariko wowe ushobora kuza hano turi abanyamuryango 30 nakaguha 2 ukaba ucyuye 60. Numva se ubutamurushije. Ari nayo mpamvu navuga ngo nitugira ubukwe ari amafaranga 50 na abara yitegeko, ariko muramenye tuye tugira n'ikindi kintu dushyiraho, yaba 1,000 yaba 2, tunashakiye kado y'umuryango. Buriya iba nziza iyo umuntu yakoze ubukwe bakavuga ati famiye, tukaza natwe dufite kado tukagenda tukayimushyikiriza. Niba ari umugabo warongoye wa mugore abona ko afite famiye, afite n'abantu yabanye nabo, niba ari indi warongoye ni kuvuga ngo umuntu wawe wa hafi nagira ikibazo kabisa, ikintu twiteguye no kuyatugira iki tugushyigikira uko twishoboye. Ikintu twanza no kuvuga ngo turabigira itegeko. Oya, kuko niba tuvuye tumuvandimwe afite ubukwe tubavuga tuti ifatizo ni 2, hari ushobora kuguha 5, ushobora kuguha 10, ariko tubavuga tuti wenda ujya hasi ntajye hasi ya 2, cyangwa se ujya hasi ntajye hasi y'1,000 bitewe n'ubushobozi dufite. Navuze yuko muri uyu muryango turimo tutanganya ubushobozi. Nitujya gufata icyemezo tujye dufatira ku muntu wacu uri hasi, kugira ngo twese tugire iki tugendanemo, twibonemo. Wenda niba hari ikindi umuntu ashaka kuguha ace ku ruhande aguhe, ariko hahandi twavuze ngo turagenda ngutya ubwo ni ngutya. Nibyo bizatuma abantu bose, buri muntu yiyumva mu muryango. Sinzi niba hari undi waba ufite inyunganizi. Kandi buriya biba byiza, impamvu bayita inama nuko iyo itangiye abantu mugomba gutangira mutumva ibintu kimwe, none bikaza kurangira mubyumvise kimwe. Murakoze. Ntago nabarekura nugenda ntaramuha uruhushya acibwa amande. Ariko hari akantu usorejeho, njye numvaga mu cyifuzo cyanjye gusimbuka umuntu mukajya gufata umukurikiye kubera ko atitabira, bitaba ari byo. Nshingiye kuri iki kintu kimwe, hari hamaze gufatwa icyemezo cy'uko babanza bagakontakita abo bantu bakamenya igihagararo cyabo. Njye rero nasabaga nti babanje bagakontakita abo bantu, wenda ukurikiyeho wasanga ari muri ba bandi nabo bashobora kuzigarura bagasubira ku murongo, ahubwo babanza bakamukontakita babishinzwe, noneho yavuga ati ntago mpari cyangwa se simboneka cyangwa se nabivuyemo, noneho akaba aribwo hajyaho umukurikiye. Ariko nyuma yuko byibuze abantu bamaze kumuvugisha, ejo atazaza akanavuga ati ba bantu bankuyemo batanamvugishije. Naho icyo kugenda cyo gusoza cyo mwe muretse gusoza ndacyabakeneye, kuko ibiganiro byari bigezeho biryoshye. Murakoze. Ahubwo nasaba ko nakwakira. Hajya arakoze cyane, kiriya gitekerezo avuze niyo mpamvu nabwiye abantu babishinzwe baje kumuvugisha baganire nawe, hanyuma bazaduha umwanzuro bitewe n'ibyo bavuganye nawe. Nibyo bizaba ari byiza cyane.